Dukomeje kurebera hamwe uburyo dushobora gukuza abana badafite turuma nk'izacu, badafite stress nk'izacu, badafite ibikomere nk'ibyo twakuranye, kugira ngo dukurize hamwe abana bafite umuco, badafite ibikomere, bashyitse, bafite umutekano kandi bazima. Hi my lovelies, ndakwakira amazina yanjye nitwa Sandrine, nimba uri mushyashya aha ngaha. Iyi video numara kuyireba ukayikunda, ushaka kuduha subscribe, ukatubwira muri comment icyo ubitekerezaho, ukatubwira ingorane zawe nk'umubyeyi, kuko aha ngaha nibyo dukora. Hano nimba uri mushyashya aha ngaha, dusoma ibitabo, tukabivugaho, tukabiganiraho, tukungurana ibitekerezo mu buryo bwose kugira ngo dukurire hamwe spiritually, mentally, emotionally, physically and everything else. Alright? Ni cya gitabo cyacu Rules of Parenting, amategeko yo kurera abana. Ngo yitwa Richard Templar ko yatwandikiye igitabo kirimo amategeko menshi cyane yo kurera abana, yize psychology y'abana, ubwe n'umubyeyi afite abana benshi, kandi yagiye akora n'ibitekerezo mu bandi babyeyi n'uburyo bagiye babaho, uburyo bareze abana babo bakavamo abantu bazima, kandi tubasha kubona uburyo umwana herewe mu butoya cyangwa se akiri mutoya hari ibintu umutoza ukanamwigisha kugira ngo yige ibintu by'ingenzi byo kumufasha kubaho ari umuntu muzima. Igiti kigororwa kikiri gito, iyo cyamaze gukura ntikigonda. Hano twavuga ntikibendinga, mbese ntabwo wakigorora cyamaze gukura. So let's get into it. Amategeko tuyagezemo hagati, amategeko 109 muri toto, ariko muri buri video mvuga ku mategeko 10. Okay? Itegeko rikurikira riravuga ngo impungenge zawe ujye uzigumanira. Ibintu utinya, ibintu wanga, ibintu bigutera ubwoba, ibintu bikuzana bituma uri disgusted, iyo bivuga ukabyereka umwana ko bitinya, nawe bimutera kubitinya atanabizi atanabihaye no kubigerageza. Tuvuga ngo urugero ushaka kuba wanga imbeba. Okay, imbeba abantu benshi barazanga. Nanga imbeba we. So ntabwo ari ngombwa ko umwana umwereka ko wanga imbeba ngo akura zanga, kuko ntabwo uzi icyo umwana azavamo ejo. I'm not even joking. Hari nk'abantu ngewe wanze batunzwe no kurera imbeba, korora imbeba, sorry, gukorera Kinyarwanda. Korora imbeba byabakijije kubera ko amalaboratoire menshi, ibigo byinshi bishaka imbeba kugira ngo bazikoreho ubushakashatsi. Umwana ushaka kumwigisha ko imbeba ari mbi bitewe nuko yabonye kuzanga akiri mutoya, agakora zanga kandi nari kuzavamo umworozi w'imbeba bikanamukiza. Ni urugero nari ntanze. Ariko impungenge zawe ujye uzigumanira. Ntabwo ari ngombwa ko umwana umwereka yuko wenda abantu babyibushye ari babi, abantu bafite inda nini ari babi, abantu bagufi ari babi. Ibyo bintu bimwigisha gukura nawe afite bias kuri ibyo bintu, atekereza ko kubyibuha ari ikintu kibi, ko abantu babyibushye ibiryo biba byarabarushije ubwenge, ko mbese kubyibuha ari icyaha muri sosiyete, ko abantu bagufi nta bwenge bagira, abantu bagufi badagomba guhabwa agaciro cyangwa se urukundo. Ibintu bimwe na bimwe bitewe n'ibintu yagiye akura ubona uhangayikiye ubyanga, bigatuma nawe abyanga atanabitekerejeho, kandi ejo bikaba byamugiraho ingaruka muri sosiyete. Alright? Bityo ku ngingo ya kabiri iri bwungiranye n'iyo ngiyo ya mbere ivuga ngo ujye witondera ibintu uvugira mu maso y'umwana wawe. Muri iri tegeko yatanze urugero rw'umugabo wari ufite imvi akiri mutoya. Hari abantu bamera imvi bakiri batoya, akabyinubira akagereza gushyira amakanta mu bwanwa, mu misatsi, kugira ngo ahishe imvizi. Mbese creatinga umwana kurabona yuko imva ari igisebo, imva ari ikintu kibi. Kandi mu by'ukuri mu Rwanda tuvuga ko umuntu ufite imvi akiri muto bazaba umukire. Abantu bakunda imvi, personally ngiye nkunda imvi. So uyu mwana muri uko gukura yumva yuko imva ari ikintu kiba, ari igisebo, ari ikintu kigayitse mu bantu. Ku myaka 25 nawe imvi zari zameze zamuzuye umutwe. Icyo papa yakoze n'iki, yatangiye kwinyuraguramo, atangiye kumwereka yuko nta kibazo, uri mwiza, ntugire ikibazo. Ibyo ntabwo ushaka kubihindura, kuko already wagaragaje bias yawe imbere y'umwana. Already umwana kuza kubona ko utari proud y'imvi zawe. None wowe kuko azigize utangiye kumubeshya ngo wowe ngo nta kintu bitwaye, gusa uri kumubara kwizera. Hari ibintu byinshi cyane tugaragaza ko biduhangayikishije tukanabyereka abana, bigatuma babyanga kandi ejo bikabagiraho ingaruka. Tuvuge nk'urugero kubyibuha, ugakura umuntu wiyanga wambara ibintu birebire, amabubu, umugani wawe ni ngo tuzambara amabubu, ukanabivuga ukanabigaragaza ko ufite complexe y'ikintu runaka. Mu by'ukuri kubyibuha nta kintu bitwaye, ko ufite inda nta muntu n'umwe, nta muntu ufite ideni yo gutunga
inda ifite 6 packs nta nomwe. Abantu hano hanze bariyakire biyambarira amakabutura bakambara amabucikopa n'ibiki byose bigaragaza inda zabo kandi bafite inda nini. Kubyo nta kintu bitwaye, ntago bize kuri mubi, ntago bize ko urwaye cyangwa se mu nda harimo ibiki. It is totally fine. Umubiri wawe niko Imana yawuremye kandi ugomba kuwushima ukuri. So ibintu tuvugira imbere y'abana bacu, ibintu tubereka ko bitari byiza, ko tutabikunze, ko bituzana bias, disgust, nabo babitwara nk'uko natwe tubitwara atanabitekerejeho kabiri. Okay? Ntukagerageze gukuza umwana uri perfect cyangwa se w'inyangamugayo 100%. Niryo tegeko rikurikiyeho. Hari ababyeyi nzi bari obsessed no gushaka gukuza umwana uri perfect, umwana utagira ikosa, umwana utagira ahantu hamwe abogama, umwana ufite imico myiza, utsinda mu ishuri, wambara neza, ibintu byose ameze nk'umuheto nduzwa ari utahenga hakurya hakuno. Ibyo ntabwo ari byo bituma umwana wawe akurira kuri pressure nyinshi, akura ari people pleaser, umuntu ushaka gushimisha abandi kubera iyo pressure wamushyizeho bitewe na n'ibihano mushyiriraho, nudakora imwenda gukora ibintu udakora, umukuza kwitera bwo. So impamvu aba people pleaser nuko aba hatinya bya bihano, ugasanga akora ibintu byose igihe cyose ushaka, biramwokama agakura akavamo umuntu ukora ibintu abandi bantu bashaka. Wumva ko gukora ikosa ntabwo byemewe, gutandukira n'amakosa, agakora judging abandi, abana abandi banari bigoryi wari we muntu muzima wenyine ubaho, bituma ahora na pressure kuri we, agashaka umuntu uri perfect cyangwa se akanabikorera mu bwoba, ameze nk'umuntu wahahamutse uhora atinya amategeko. Umwana wawe azakora amakosa, ibyo bintu ugomba kubye expectinga. Umwana wawe azatandukira, umwana wawe azashwana nawe, muzagira byinshi cyane mutazumvikanaho. Abarebye video y'ubushize narabivuze ko ntago we n'umwana wawe muri bamwe wishaka kumura nk'uko warezwe, wishaka kamera nk'uko meze, cyane ko nawe turebye details mu buzima bwawe ntago uri perfect, no mu bwana bwawe ntabwo uri perfect. Nawe ufite impamvu yatumye ukurira kuri iyo pressure, ariko ntabwo ari byo. Twibukiranye ko turi kugereza kurera abana batandukanye natwe. So ntukareze kurera umwana uri perfect, kandi ntago uko umwana akoze ikosa agomba guhanwa. Rimwe na rimwe ibintu birenza ukabyiyorera, ubundi ukamubwira ni neza, ukamuhana mu buryo budatarimo iterabwoba no kumukubita. Okay? Niba ufite abana benshi ni byiza kubigisha kugirana umubano hagati yabo, ubugabo bakamenya kubana, bakamenya gukundana, bakamenya gushimishanya, bakagira relationship nk'aba siblings. Ibi bintu abivuga nisanzemo kubera ko yavuze ko nyuma y'ababyeyi babo abavandimwe babo nibo bagira, bibafasha gukura bakaba ari inshuti zabo bwabo hagati yabo. Hari imiryango dufite umunsi yatandukanye, yatatanye, yashwanye, abavandimwe bava kuri papa na mama ariko ugasanga ntibakozanyaho. Kubera iki? Ntabwo bigishijwe ko umuvandimwe wanjye niwe nkingi yanjye, niwe nirukiraho, niwe inshuti yanjye. So ni byiza ko bakiri batoya ubigisha kubana hagati yabo, gukemura ibibazo hagati yabo, bakumva ko bagomba gufashanya, bakumva ko bagomba gukorera hamwe. Ejo ushobora gupfa, mwese mugapfa, bagomba gusigara ari abavandimwe. Ngiye nyashimana nkabona wenda murumuna wanjye agize ikibazo ninjye ahamagara, cyangwa se nkumva ndi bahamagare mu musaza wanjye agira ikintu amfasha. Nuko twakuze nyine tubona andi mahitamo uretse gufatanira hamwe urunana tugakorera hamwe. Ariko iyo mukuze mufitanye ibintu bimeze nk'amakompetisiyo muri mwebwe, cyangwa hari ukuntu mutumvikana, hari ukuntu ababyeyi banyu bacamo amacakubiri, it becomes very very difficult. Bidutwara kuri itegeko rikurikira rivuga ngo ntukagereranye abana bawe. Ntugashake gufata umwe ngo umwereke ngo ugaragaze ko umuntu muhanga mu ishuri n'ukora ibintu neza, kuki mudakora nk'akana kawe, kuki utameze nka mukuru wawe. Ntabwo abana bari bamwe, bakeneye amategeko atandukanye. Aya mategeko yose narayavuze, ushakura muri video zanjye zaranjije ingi uri buzibone, uri buyabone aya mategeko. Ntabwo abana ugomba kubagereranya. Iyo ukomeje kugereranya abana ugaragaza ko bamwe bari beza kurusha abandi, bikuza urwango hagati yabo, bikuza ishyari hagati yabo. Kuki se bamushima ngiye ntibanshime, ubuse ibonami ikibura rero kumva yarabyimbye ngo nuko mama yavuze ngo niwe mwiza. Ibyo bintu bituma bajyana amakimbirane hagati yabo. Ubu uri kurema amakimbirane yabo hagati yabo, ubu uri kurema amakimbirane hagati yabo utanabizi, utanabishaka, ukagira ngo numwereke uko mugenzi we yitwara biri umutere kwitwara nkawe, ariko ahubwo ari iki? Uri kubarimo amacakubiri. Ahubwo ushaka gukoresha itegeko navuze ubushize rivuga ngo ujye ushaka ikintu ushimira umwana wawe, kuko numushimira kenshi ukamushimira ku tuntu dutoya n'utw'amafuti n'utwo atabonaga ko ari ikintu kinini, bizatuma akora byinshi, bizatuma umushima.
azashaka ibindi yakora kugira ngo umushime ko abana bakunda gushimwa n'ababyeyi babo kurusha uko wamubwira ngo ufata urugero kuri mukuru wawe ufata urugero kuri murumuna wawe kuri umuntu waba ari umwana mwiza ibi n'aba yakoze wowe aho ngaho wasimye umeze nk'ikigoryi ntukagereranye abana bawe umwana wese mu buzima bwe ku giti cye alright bitujyana ku ngingo ikurikiyeho nayo iri bwunganire n'izindi zose maze kuvuga ivuga ngo gupfa utuntu duto duto hagati y'abana ni ibintu bisanzwe nubwo abana basakuza nubwo abana bashaka kugutesha umutwe induru yabo gushondana kurwana kugira gute ntabwo ari ngombwa ko igihe cyose bajyanye ibibazo byivangamo in fact ujye wivanga mu bibazo byabo gake gashoboka bagomba kwiga gukemura ibibazo byabo hagati yabo baba bazi aho ibibazo byavuye bajya babikemura hagati yabo umuvandimwe wawe cyangwa se abavandimwe b'umuntu ni abantu umuntu aba adafite ahantu ashyira niyo kwisotinga bibananiye baragumana ko ntandi mahitamo bafite uretse kubana mu nzu imwe bagasangirira hamwe so utuntu tw'udutiko hagati y'abana two kurwana no gushwana ukajya utwinjiramo ntukajya utwivangamo ntugashake no kutumenya ujye ugenda wikingirana ahantu cyangwa ubu bahunze basakuze bisotinge hagati yabo bamenye ko abantu babana bakagirana ibibazo kandi bakabisotinga bakabikemura ntabwo ari ngombwa ko bajya guhamagara ababyeyi bashaka no kuza kukuregera ariko ababwira uti mugena mujye kubyitaho nimwe mwabitangiye yanagaragaje yuko ngo afite strategy mu rugo rwe ngo gake cyane abyivangamo wenda bamuregeye cyangwa bamushajije yumva agiye guta umutwe araza akabicaza akababwira ati okay mwapfuye iki mwese akavuga ibyo mwakavuga uyu nguyu yakoze ibi yankoze ibi ngibi arangije arankubita arangije ahita mujugunye iki naje anyaka ikintu cyanjye bakaregana akababwira ati muceceke agahera ku wa mbere utambwiye ibyo bagukoreye mbwira ikintu wakoze uzi neza ko utagombaga gukora mbwira ikintu wakoze uzi neza ko kitari gikwiriye mbwira ikintu wakoze uzi neza ko cyari kubabaza mugenzi wawe kandi uvugisha ukuri nabyo bibigisha kuvugisha ukuri umwe wese akagenda avuga ikintu yakoze atagomba gukora cyangwa se yarazi neza ko si umuhungu wanjye ko ndeba cyane shema nubwo mbonye you understand so umwe wese akagenda avuga ibintu yakoze yarazi neza ko yabikoze kandi bibabaze mugenzi we noneho bikabafasha gukonfesinga hagati yabo nicyo bita muri Bibiliya kwaturirana ibyaha byacu cyangwa se amakosa yacu bigatuma noneho babasha no kuidentifying ikibazo bakagikemura hagati yabo alright bidutwara ku yindi tegeko riri bwunganire ayo ngayo rivuga ngo ujye urema ibintu bituma mukorera hamwe nk'ikipe imwe cyangwa se nka team mu yandi magambo n'abakuru badahejejwe mu rugo mwese mukagira ikintu muburamo muri bukore niba ari kuvuga ngo nitumara kurya twese umwe ahanagura ameza undi yoza ibyombo undi akorope undi akora ibiki cyangwa se kuwa gatandatu twese tuzasohora imyenda dufurire hamwe cyangwa se twese tuzakora amasuku rusange mu rugo ku buryo bibafasha gukorana hagati yanyu nka team mukorana nk'ikipe muhuje umugambo umwe ushobora no kubaha imirimo itandukanye ushobora no kubagabagabanya imirimo ariko iyo mirimo itandukanye bari gukora iri bubafashe guhuriza ku kintu kimwe gukora isuku mu rugo cyangwa kudoda cyangwa kubaka akazu k'imbwa whatever it is ariko ugerageza kurema ibintu bituma mukorera hamwe nk'ikipe alright itegeko rya nyuma ndibuserezo riravuga ngo ujye ureka abana barimo ibibashimisha hagati yabo ni iki gishimishije kurusha gusanga abana barimo barabyina bari muri competition yo kubyina hagati yabo bari muri competition yo kubwirana wenda ibyabaye ku ishuri cyangwa se umupira cyangwa se filime whatever it is ariko hagati y'abana bawe nimba umwana afite abavandimwe ni byiza ko birema hagati y'abo ibintu bashimisha entertainment within themselves kuko bibafasha gukundana kwibuka uko bakuze bibafasha kurema memories zizabasigamo imyaka y'ubuzima bwabo bwose bibafasha kumenya ibyo mwakunda n'ibyo undi yanga bibafasha kugira ubusabane no kugira nyine urukundo hagati yabo bakagira bond hagati yabo bakaburana bagatongana bakabyina bakishima bagasekera hamwe ujye bareka bagire time yabo yo gukundana byikoze nk'abavandimwe ku babyeyi nkatwe tukiri single bo basingwa mothers cyangwa se single fathers ushaka kuburera abana wenyine nta mugore ufite cyangwa se nta mugabo ufite cyangwa ufite umwana umwe gusa biragora kubera ko wisanga ari wowe ugomba kuba entertainment yiwe
hanye rwose biracyamvunye ndacyari gusenga ngo Imana impe umugabo baje kubyara abandi bana ko umwana wanjye rungu ryaramwishe umwana wanjye yaragowe wisanga rero ugomba kuba entertainer ugomba kugira gute kumushakira ibimushimisha mu karema relationship hagati yanyu ariko nabwo yavuze yuko nk'umubyeyi niba ufite umwana umwe ukisanga ari ugomba kumwitateninga igihe cyose ntabwo ugomba kumwerekera ntabwo ugomba kumwereka uburyo ibintu bikoramo kuko bituma atitekerereza ngo we ashaka uburyo akora entertainment kuko wowe uredura umuntu mukuru uziko ibintu bigomba gukorwa bivuze ngo muri game muri gukina cyangwa mugiye gukinira mwerekera ngo tubigenza gutya hoya ahubwo nawe mureka kwereka uko ibintu bikorwa mureke mwerekerane uko ibintu bikorwa mukinane kugira ngo abashe kumva yuko nawe ari umuyobozi muri iyo game cyangwa se ko ari ikintu ashoboye binagufasha kumenya capacities ze na capabilities ziwe ndasoreza ahangaha bifuriza icyumweru cyiza cyangwa se umunsi mwiza nimba wumva ibintu bigufashije ushaka kuduha subscribe kandi nimba wumva bitanagufashije nzaguha impamvu yo gukora subscribe kuko this is the best YouTube channel in Rwanda. Bye.